nukuvuga ngo umuntu w'intwari n'umuntu abantu twese ndumva abantu bari hano twese turazi wa mukino w'agakoni. Ikipe imwe iri hariya iyindi iri ahangaha, hanyuma umwe akajya aturuka hariya akazenguruka iyindi ikipe akagenda agahereza mugenzi wako gakoni bakaza kureba abatanga abandi. Nukuvuga ngo intwari nirwana urugamba kuva itangira ikarinda irangiza, hanyuma inkoni yayo cyangwa idarapo ry'inkambi yayo akayisigira usigaye inyuma ye. Mu gihe rero iyi darapo Yesu yaguhaye udafite urisigiye mu butwari, menya neza yuko wavuye muri kategori y'intwari. Gumane idarapo ry'intwari, rigumane, kuko hari umuntu ugomba kuzarehereza. Niba atari umwana wawe ni inshuti yawe, niba atari inshuti yawe ni umugabo wawe cyangwa ni umugore wawe cyangwa se ni umuntu muzahurira muri bus ukamubwira uti nukuri ubu butwari ndashaka kubugusigira. Amen. Tout ce que tu endures est à la mesure des promesses. Tout ce que tu endures est à la mesure des bénédictions. Tout ce que tu endures est à la mesure de l'appel. Ngo ibyo wihanganira kugeragezwa birangana umugisha usezeranijwe. Ibyo wihanganira muri uru rugendo birangana n'amasezerano Imana igusezeranije. Ibyo wihanganira birangana n'umuhamagaro Imana iguhamagaye. Ubu rero tugiye kuvuga ku bantu babiri bitwa intwari n'ibigwari. Hanyuma urebe karakterisitike, imibereho, ubuzima, imyitwarire y'ibigwari uyigereranye no kumeze. Urebe ubuzima bw'intwari aho bunyura, uburyo bigenda, hanyuma wirebeye, hanyuma wiha amanota. Nusanga uri mu ruhande rw'ibigwari haracyari ibyiringiro. Kwimuka, gutera intambwe imwe gusa mu kwizera ukinjira mu ntwari. Ibitekerezo byacu, imivugire yacu, imikorere yacu yose yerekana abo turi bo muri ziriya kategori ebyiri navuze, intwari cyangwa se ikigwari. Nabuze ijambo ryiza rivuga relash. Umunyabwoba. Ikigwari ni wa muntu ugera imbere y'ikizami bamuhaye urupapuro ngo akore ikizami. Buri muntu wese yageze imbere y'ikintu kimukura umutima abira ibyuya agira ubwoba, ariko uw'intwari agomba gushaka muri we ikintu kigomba kunesha bwa bwoba, kuko natanesha buriya bwoba buramuzanira kugambana, buramuzanira kwiba, buramuzanira kubeshya, buramuzanira guhimba, biramuzanira kugonganisha abantu. Rero umuntu w'intwari yishakamo impamvu yo kunesha bwa bwoba kugira ngo abashe kugera kuri ya ntambwe yindi. Amen. Hari byinshi rero bishobora gutuma duhura n'intambara zituma dushobora kuba ibigwari. Kuba turiho duhumeka, kuba turi bazima, kuba dufite imiryango. Hariho situation ugomba guhagarara kigabo, ugomba guhagarara gitwari, kugira ngo niba byarigeze kubaho ikindi gihe cyangwa ku bandi, wowe ntibizigere bikubaho. Amen. Hari umuntu ushobora kuzira yuko ari mwiza, afite ubwenge, afite imbaraga, afite igikundiro, bikamubera intwaro yo
kumukandagira, yo kumuyigiza, yo kumubuza ubuhwemu. Ibigwari nta na rimwe ashobora ku appreciating ngo ashime ikintu ko ari cyiza, ashime ko umuntu ari mwiza, ashime ko umuntu ari umunyabwenge, ashime ko umuntu ari umufasha mwiza, ashime ko ruriya rugo runezerewe. Iminsi yose bafite ikibazo cyo kumva abandi bantu bafite amahoro, baguwe neza, barebwa. Ndakwingize ntukabe muri urwo ruhande. Iyo umuntu ari ikigwari, aba Mwami Yesu umfashe. Iminsi yose aho harekurwa intambara, buri gihe haba hari intambara zo mu mutima, intambara zo ku munwa, intambara zo kurwana mu buryo bufatiga, intambara zo gutatana, kubera ubugwari bwe, kubera ko atabasha kwinjiramo ngo yakire yuko hari ikintu afiteho limite, afiteho intege nke, kuko iyo abyakiriye Imana imuzanira ubutabazi, kandi suko aba Imana itaramuhaye izindi mbaraga mu rundi ruhande. Bituma intege nkeze ubugwari bwe buti arangiza ubu buzima batigeze babona ubutunzi Imana yashyize muri we. Bitera rero intambara, bitera impagarara. Intambara turwana nazo tuzirwanira mu misozi, tuzirwanira mu bibaya, tuzirwanira muri icyo twakwita mu rurimi rw'igifaransa échec cyangwa réussite. Ni ukuvuga ngo mu misozi ni hahandi umwami wa Siriya wa Asiri yabwiye ingabo ze ngo igituma ngo Imana yatuye Ashuri, ngo igituma Abisirayeli batunesheje ngo ni ukubera ko Imana yabo igira imbaraga mu misozi. Kandi mu misozi iyo tubigereranyije mu buryo bwo mu mwuka, ni ahantu hirengeye, aho ubona ibintu byose munsi yawe, aho ushobora kubikandagira, aho ushobora kubikontorora. Ni ukuvuga ngo ni ahantu ho mu cyubahiro, ni ahantu h'imbaraga, ni ahantu h'ubwenge, ni ahantu h'igikundiro. Ni hahandi utambuka bagusasiye red carpet, aho naho haba intambara. Iyo utarebye neza uratsindirwa, urahanesherezwa, kubera ko nubwo uri mu cyubahiro, nubwo ufite biriya byose umwana w'umuntu yifuza, wibagiwe yuko wabihawe. Apostle wabitubwiye ushize ko nta kintu na kimwe tutahawe: ubwiza, ubwenge, imbaraga, igikundiro, urugo, abana, imigisha, gushimwa, byose turabihabwa. Iyo umuntu ari ku musozi rero, ni ukuvuga ngo hahandi nyine yumva yashyitse, akibagirwa uwabimuhaye, aba yatsinzwe, aba ari enlash, aba ari ikigwari. Nubwo ari ku musozi, hari abantu bari ku musozi ariko batsinzwe, hari abantu bari ku musozi ariko bibigwari. Muzababona babandi bafite amafaranga menshi cyane ariko adashobora gukuramo ituro ry'ishimwe, cyangwa se ngo akuremo icyacumi cyuzuye agihe Imana, avuge ngo Mana, ibi byose nabibonye kubera wowe. Ayatanga avuga ngo ariko guha abapasitori, cyangwa se n'umuturanyi wagize ikibazo, ni ukuri ukajya kubara kugira ngo utabare.
abantu babera ibigwari ku misozi hejuru, babera ibigwari mu byubahiro. Apostoli rimwe niwe yigeze kutwigisha atubwira ngo mwige gukora igikorwa ngo yakise agir dans l'esprit contraire, ngo ukore ikinyuranyije, ugira igitekerezo kinyuranyije n'uriya w'umunyantege nke. Niba byanze ko atanga ituro kandi ukaba ubizi neza ko akurusha amafaranga, ukore mu gasakoshi kawe nubwo hasigaye mu ijana, uti mwene data nabonye utatuye, hazagira ubikora hanyuma azatubwire icyo byabyaye. Uzasanga umubohoye, umuvanye ahantu yari afite ibigega byuzuye, gusa kubera iyo act ikaba yakiza umuntu. Rero intambara turwana, intwari n'ikigwari bose baba mu ntambara, mu buzima butandukanye, mu bihe bitandukanye. Nta na rimwe izigera ihagarara. Izahagarikwa gusa nuko wayinesheje, cyangwa se ko waneshejwe wahunze. Satani ntazigera ahagarara kukurwanya mu gihe cyose uzaba uri intwari. Nta na rimwe. Niba uri intwari, niba uri umuntu uhagarara ku ijambo, ikintu wiyemeje, ukagenda ukavuga ngo nubwo binduhije, nubwo bindemereye, nubwo bimvunnye, ariko sindekura. Mu byahishuwe Yohana ngo mu gice cya 21, Imana Yesu avuga abazajya muri wa muriro atateguriye umwana w'umuntu. Umuntu wa mbere yavuze n'umunyabwoba. Umunyabwoba iminsi yose yivanaho inshingano, yivanaho urubanza, agerageza kwegeka ku wundi responsabilité ye. Ariko intwari yemera no guhagarara mu ruhande rw'umunyantege nkeya. Akamurwanirira, yarangiza akamujyana ku ruhande, atariko nubwo nakurwaniriye ni amafuti yawe, ukamuhana, ariko wabanje guhagarara ku ruhande rw'umunyantege nkeya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dushyigikire amaboko atentebutse n'amava asukuma. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni wa muntu utabasha, ni wa muntu utazi, ni wa muntu w'injiji, ni wa muntu ushobora gukora amafuti azi ko ari ukuri. Ariko intwari buri gihe ko nta nka se ziri hano tuzivugire. Rero ni ukuvuga ngo umwanzi akurekura ari uko yakunesheje, cyangwa se ari uko yabonye ko wowe utarekura urugamba, utaneshwa. Muzi icyo yakoreye Yesu? Yabonye ataneshejwe igihe yajyaga amaze kubatizwa, ngo yaragiye ajya mu butayu ahamara iminsi 40, ajya gusenga. Avuyeyo Satani aramugerageza nyine. Muri Matayo 4 hadusomere, nushaka udusomera umurongo wa 3, umurongo wa 6 n'uwa 9. Iyo umunesheje ntakurekeraho, aragenda akajya kugutegereza ahandi hantu. Iyo umunesheje mu muryango bakubuza kujya gusenga, hanyuma ntucike intege,
barageraho bakakurekura bakavuga ngo iki ni ikigoryi ariko ni ikigoryi cyacu. Azagutegera ku nshuti yawe, azategereza agutegere ku nshuti yawe. Inshuti yawe ikubwire ngo kuko ngukumbuye ngo waje tukabonana, hanyuma mukagenda mugahurira mu kabari. Wari waravuye ku nzoga, inzoga akayishyiraho, haturanywa iki, ariko se wagerageje, ese ubu ngubu ko kurahitugwa, ese ubwo ko, hanyuma kwa kundi kakomeza kakuza mu zuru, kuko Satani aba atarajya kure, ukibuka uburyohe bwayo. Simbizi abaye niba yari ifite uburyohe, ariko hari ifite uburyohe da, nk'umuvinyu, zose ziraryoshye. Yarazihereje uri ashobora kuduha ubuhamya. Urumva agera igihe aho ngaho niho ubonera rero ubutwari bw'umuntu ko ashobora kuvuga tumve rero iki kigeragezo wanzaniye nutareba neza ndagusiga ahangaha, nyubaha ko nanjye nakubashye naja, unyubahe. Hanyuma numuneshereza aho ngaho ku nshuti, azagutegerereza ku kazi kwa shefu, ku muyobozi wawe, akubwira ati ibi ngibi ubisinye kandi ubizi ko ari ibinyoma, uze tujyane muri lodge kugira ngo nguheshe akazi. Nta na rimwe azigera kurekura. Bene data, nta na rimwe Yesu yigeze atageragezwa na Satani, kandi yaravuze ngo tugere ikirenge mu cye. Mwumve rero, na Satani ntazigera duha agahenge. Igihe tunezerewe, turuhutse, dushima, turi mu mashimwe, we aho ari aba ari wakonkokta iyindi strategy yo kuza kugutega. Ntuzigere uvuga ngo ahi none ibintu bimeze neza, ubu ngubu rwose naratsinze, narashatse, narabyaye, narubatse. Mu gihe uzaba uri ushima, uzaba uri ubwira Umwuka Wera ngo nyereka iyindi nzira agiye kunyuramo, kuko we azaba ari wapanga uwundi mutego. Intwari rero nihora iri maso, izi ngo ndi ku rugamba, sinzaruvaho ntanesheje. Amen. Dusomera aho ngaho. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Amen. Soma n'uwa 8 n'uwa 9. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Aha hantu Yesu yarahaneshereje. Satani yamugerageresheje ibintu bitatu. Yabanje kumugerageresha ibintu by'ubuzima busanzwe, imibereho, inzara. Natwe tugira inzara, twifuza kwambara, twifuza kuba ahantu heza, twifuza ikintu cyose cyatuma imibiri yacu igubwa neza. Na Yesu icyo gihe yarashonje, aza yamugerageresheje icyubahiro. Aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana,
ijugunye, yari kwijugunya, kandi abamarayika koko bari kumusama, ariko yari ariho amukonfonda. Satani yari ariho amugereranya n'abariya bagabo bandi bagiye baneshwa imbere ye, bari barahamagawe n'Imana, amugerageresha icyubahiro. Ubwa gatatu yamugerageresheje ubutunzi, avuga ngo nundamya ibi byose ubona narabigabiwe. Yabigabiwe nande? Yarabyihaye, yarabibohoje. Kubera ko Yesu yari Imana ye, aramubwira ngo ntukagerageze Imana yawe. Rero Satani izi domain uko ari eshatu nizo uzageragerezwamo. Ibigwari bihora bibigwamo. Abanyabwoba batinya iby'ubuzima bwa none, batinya gusonza, batinya kwambara nabi, barikompara, barigereranya. Ubu se jyewe ndajya gusenga nambaye gutya, ubu se ndajya hariya kuki, ariko se kuki nsigaye mfite masters, mfite na doctora, kuki nsubira gusengera hariya ahantu h'abantu bari cheap, h'abantu b'abanyantege nke, h'abantu batigisha mu rurimi jyewe. Bamwe barisuzugura bakishyira hasi, abandi bakizamura. Ce sont des lâches. Kuko aho Imana yagusanze niho ishaka kugukoreshereza kugira ngo Imana izahiheshereza icyubahiro. None se nuramuka dufata urugero, mama wawe na papa wawe ni abahinzi, noneho bakoresheje utuntu twose, baragurishije uduhene, bagurishije udusambu, hanyuma urize uragiye, kubera ko Imana yaguhaye n'ubwenge, ugeze urangije secondaire, ugize amanota meza, leta irakwishyuriye, yewe wize muri universite, urangije banaguha buruse, ugiye i Burayi, uragarutse. Harya burya data buriya ni umuhinzi. Harya burya data, none se kuri graduation yanjye bazaza, hari abantu badashobora kwihanganira abantu batari ku rwego rumwe nabo, haba mu bwenge, haba muri societe, mu buzima busanzwe. Nubwo yaba ari umuntu w'amaraso, akakujyana hariya, birababaza. Reka mbabwire, uriya mubyeyi azajya aho umweretse kwicara, ariko ntiwibaze ngo ntatekereza, ntiwibaze ngo ntagira umutima, ntiwibaze ngo nta marangamutima agira. Byonyine kumva utanezererewe ngo unamushyire imbere, unamurate, unavuge ngo niba abandi bose barambonye, bambonye ko hari umubyeyi wanjye wunamye, mwuririraho, ndamwurira. Wa mugabo wakwigishije neza, waranditse igitabo, warabyivugiye, warabihamije, ntaboneke mu gitabo wanditse, ibyo bisobanura iki? Cyangwa papa wawe, ntuhe honneur uriya mubyeyi wafunze umukanda, akagurisha agahene ke, akagurisha inka ye kugira ngo akiyima amata kugira ngo wowe ubashe kugera aho ugeze. C'est de la lâcheté. Rero Satani yagerageje Yesu, amugerekeresha ubuzima nk'uko nawe abukugerageresha azabukugerageresha. Yamugerageresheje icyubahiro
Yesu yarasangwanye icyubahiro nk'Imana, ariko amugerageresha icyo cyubahiro nk'uko nawe azakikugerageresha wowe mwana w'umuntu wifuza kugera aho ugera. Tubyumvikaneho, nta muntu n'umwe wabayeho atifuza kwisumbukuruza kugera aho atarasanzwe ari. Azakugerageresha ubutunzi, uzabubura ubushakishe mu nzira zitari zo. Abantu babushakisha mu nzira zitari zo, byanga bikunda bagomba kubeshya, bagomba kubeshyera, bagomba guhimba, bagomba kwiba, bagomba gukoresha inzira zose kugira ngo babashe kugera kuri icyo cyubahiro. Yesu amutsinze ngo Satani yaribwiye ngo reka mutegerereze ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo rero niba atararekuye Yesu nk'Imana, niba ataracitse intege muko muri uwo mwanya yari atsinzwe, ntamurekure, ndakubwije ukuri ntazigera kurekura. Azahora gutegerereza ahandi hantu, azahora gutegereza mu bindi bintu, agutega imitego. Yarahamuteze Yesu kumusaraba ntabwo turi buhasome, ariko muri Mariko 15 umurongo wa 34 yageze ku musaraba. Yari yabanje kuva muri Getsemane akubitika, umutima we ushengutse kugeza aho ibyuya yatembaga ibyuya by'amaraso. Ageze ku musaraba, aho hantu nahatekereje ndibaza, nibuka umukozi w'Imana twariho tuganira vuba ngaha, umusaraba wajyagaho umuntu w'ikivume. Ngo hari igitabo yigeze gusoma cy'umukozi w'Imana, ngo bavuze ngo Abaroma kera ngo iyo baciraga urubanza umuntu, urubanza rw'urupfu rwo kubambwa, ngo baramufataga bakamuha abantu babiri, abasirikare babiri, umusirikare umuroma umwe imbere uwundi inyuma, iyo mfungwa ikajya hagati yabo. Ngo bakagenda bafite inzogera bagenda bavuza. Noneho ngo bagera ahantu hari urusisiro, ahantu hari abantu, nk'ahantu hari agasoko, nk'ahantu hari quartier hari abantu benshi, kuko mu Baroma akenshi iyo habaga hari urusisiro wasangaga bene imihanda kabaga ari akayira. Noneho ngo bageraho bakavuza inzogera, ngo bakavuza inzogera bakavuga ngo ariko muri mwebwe, ngo bakaza gushungera, ngo muri mwebwe nta uyu muntu tugiye kwica, muri mwebwe nta muntu waba wibuka ko hari ikintu cyiza kimwe gusa yaba yaramukoreye kugira ngo ababarirwe. Ngo iyo habonekaga umuturage akavuga ati jyewe yampaye amazi, jyewe yarangaburiye, jyewe yampaye yangabiye iki, ngo urwo rubanza rwahitaga ruhagarara, bagahita bahindukira bakamurekura, bakamuha imbabazi, kuko bamubonyeho ikintu kimwe gusa cyiza. Mutekereze Yesu, Yesu wazuriye abantu, abana, akabohora ababoshywe, agahumura impumyi, akamugurura ibimuga, agakora ibitangaza, akagaburira abantu. Yaciye aho ngaho, yaciye muri iyo nzira. Noneho we yaranikoreye umusaraba agiye kubambwaho. Abo yazuriye abantu baraho, abo yamuguruye baraho, abantu benshi
babonye ibitangaza abo yagaburiye nta n'umwe wakopfoye. Mutekereze uwo mubabaro wose, inkoni yarayakubiswe y'ibyuma, noneho no kubona abantu bamuzengurutse, kubona nta n'umwe urokoneza. Ibaze n'aho abigishwa be bamuhunga. Akibuka uburyo yaveretije Petero ko azamwihakana, akabikora. Uyu mwanya muri iki gice cya 15 ku murongo wa 34 ari ku musaraba. Bose bamurekuye, abayuda bamurekuye, abigishwa bamurekuye, inshuti ze basangiraga bararanaga. Abo bigishwa 12, Yohana na Petero bari bafite umwihariko, na Yakobo bari bafite umwihariko ukomeye cyane. Ni ya nshuti uvuga ngo nubwo haba hageze saa 9 namuhamagara akaza yiruka. Yarababuze ku musaraba. Nawe yari afite umubiri, yari afite amaranga mutima. Isufre yarababaye. Hanyuma aravuga ngo noneho nuwo twumvikanye, nuwo anyohereje, nuwo mbere y'ijambo, nuwo mbere representa, arandekuye. Aravuga ngo mana yanjye, mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Urazi kugeraho Imana nzima mu mubiri itabaza. Ikintu abana b'abantu bazarusha abandi nuko no muri uriya mubabaro, no muri kiriya gisuzuguriro, no muri kiriya kimwaro, umuntu azakomeza kwikorera uwe mutwaro, azakomeza kwikorera uwe musaraba. Nuwudepoza mwene da, nuwudepoza umusaraba Yesu yaguhaye, kuko azi neza yuko adashaka kuguha umusaraba utabasha kwikorera. Uzaba ubaye lashe, uzaba ubaye ikigwari, izina ryawe rizibagirana, n'ibyo waba warakoze bingana gute, n'ibyo uzaba waratanze, nugera igihe ukavuga ngo uyu musaraba ndawudepoje. Jewe nanze gukomeza gusuzugurwa, jewe nanze gukomeza kuruha, jewe nanze gukomeza ahangaha, ndarambiwe, ndarushye, ntibanshima, ntibankunda, ntibanyemera, ntibambona. Les souffrances que nous vivons dans la foi n'arriveront jamais au ciel. Imibabaro yose twaba tubamo muri ubuzima bwa none, yaba mu buryo bwo mu mubiri, yaba mu buryo bw'imibereho kubana n'abandi bantu, yaba ari mu buryo bwo mu mwuka, ntituzigera tugera ku mibabaro ya Kristo. Bisobanura ngo nta kintu na kimwe cyo muri iyi si ya none Imana ishobora gupermita itazi yuko wakiva mutsinzi. Kandi buri wese afitiye nzira, kandi buri wese afitiwe musaraba. Ariko nuwikorera hanyuma ntukomeze kuwikorera ugashaka kugereka ku wundi muntu, uzahera aho ngaho. Guhura na Yesu rero
dore ikintu, dore acte, dore intangiriro noneho yo kuba mu ntambara ya nyayo hamwe n'umwanzi wa Yesu. Ahita ahinduka umwanzi wawe. Ubundi mbere iyo tutarahura na Yesu tuba turi intama ya Satani, tuba turi mu cyanya cya Satani. None ko atujyana aho ashaka, ko adukoresha icyo ashaka, ko atuvugisha icyo ashaka, iyo duhuye na Yesu rero tuba tubaye target, tuba tubaye cible, tuba tubaye umuhigo. Hanyuma iyo ubaye umuhigo wiga kwirukanka, wiga kwihisha, ariko ntuva mu nzira, ntabwo uva kwisuka, ntabwo urekura inkingi yakwegetseho. Amen. Njya ntekereza kumwemera muri diversity, mu ntambara, kumukurikira mu ntambara, aho buri muntu agutera umujugujugu, aho buri muntu agutuka ko wabaye ikigoryi, wabaye igicucu, ubuto bwawe urabutakaje. Determination, kwiyemeza, kumukurikira, kumwemera, kumukurikira no kumuseriva, byanga bikunda bibyutsa umujinya, byanga bikunda bibyutsa intambara. Ku muntu rero w'umunyabwoba, ku muntu urekura mu buryo bworoheje, ku muntu uvuga ngo niriya nshuti se ndayireka kweri, ni ubutwari kumwizera, kumukurikira no kumukorera. Kuko byanga bikunda Satani nadahagurukiriza intambara muri kamere yawe, mu mirerere yawe, mu mibereho yawe, azayihagurukiriza mu bibazengurutse. Nabonye ikintu gituma umuntu anesha. Iki kintu ngishimira Aposo ubuzima bwanjye bwose. Hari n'umuntu uri determine, n'umuntu murazi wa mugani bavuga ngo les chiens aboient et la caravane passe. Mu Kinyarwanda bawuca ngo iki? No, uwo mugani bawuciriye abantu mu butayu. Ingendo kenshi zakundaga kuhaba kera, zari ingendo z'abantu bagendera ku ngamiya. Noneho rero habaga hari imbwa ngo zizazibona nyine zikamoka, ariko izo ngamiya ntizahagararaga ngo nuko imbwa zamotse. Nukuvuga ngo mu buzima bwose ntihazabura abantu bahagarara kugira ngo bakuvugirize induru, baguca intege, bakubwire ko bidashoboka, bakubwire kuri mubi, bakubwire kuri umunyantege nke, ariko nubaha amatwi, nubatega amatwi, uzatsindwa. Bene data, ntabwo ubugwari bujyana n'imyaka. Umuntu ashobora kuba ari umwana ariko agahagarara ahantu umubyeyi we yananiwe guhagarara. Umuntu ashobora guhagarara ahantu umunyabwenge atabashije guhagarara. Rero mu gukurikira Yesu, mu kumwakira, mu kumwizera, mu kumwakira no mu kumukorera, bizahamagara intambara. Izo ntambara kandi ugomba kuzihagararamo mu guhamya, apana guhamiriza umuntu, apana guhamiriza itorero, guhamiriza Kristo, umutwe w'itorero. Urumva rero iyo ukijijwe, iriya tala, iriya mpano, buriya buhanga Imana yaguhaye, Imana ibishaka ko buba à son service. Nutabukoresha mu gukorera Imana, Satani azabwe exploiter. Azagerageza nakubwira ati bucuruze, kuki ujya kubukoresha hariya kubusa. Mbere yuko ikorera isi, niba waramenye Yesu, ikwiye kubanza gukorera Imana kugira ngo Imana inayagure.
igire nini, kandi ntuzashake kuyigumana wenyine kugira ngo ube umustar. Yisangiza abandi, kuko abo nibo bazahora bavuga ngo habayeho umuntu, hari umuntu watubereye umugisha, hari umuntu wamfunguye ubwenge, hari umuntu watumye ngera ku kintu, hari umuntu watumye nanjye mbasha kuba umugisha ku itorero cyangwa se kuri bene data. Amen. Rero Yesu iyo umaze guhura nawe ukamwakira, ukamwizera, ukamukorera, bikurura ibigeragezo. Iyo conflict, izo ntambara akenshi zitangira muri, reka mbyite ngo imirerere cyangwa se cultures zihuye. Ni ukuvuga ngo culture y'ubwami ninjiyemo n'iyo nari nsanzwemo. Imyitwarire y'iwacu cyangwa se imyitwarire ya groupe nagenderagamo, imyitwarire y'urubyiruko rwa none, uko yitwaraga n'iby'Imana iriho imbwira biragongana, hakaba intambara zikomeye cyane. Umuntu w'ikigwari agwaho ngaho, agwaho kuko ntashaka kurekura Yesu, ariko nanone ntashaka kurekura na ya migenzereze, ya mitekerereze, ya myifatire, ya magambo, za ndahiro n'ibindi. Culture, imigenzereze, imibanire, habitude, imigenzo yigonganye n'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana muri we niburekure, n'ukuri ugera igihe ukaba ikigwari, kuko ni wowe uhita uhinduka igikoresho cya Satani cyo kubwira uriya ngo nawe urakabya, ngo nawe urakabya. Niko byagenze kuri Petero na Yohana. Ikintu nakundiye Petero, yabaye ikigwari rimwe arigarura. Icyampa ngo n'undi muntu wese wabaye ikigwari yigarure, kuko ahariya yatsindiwe akihakana Yesu. Mu byakozwe n'intumwa yaramuvuze koko, aravuga ati ndemera mfungwe. Arafungwa, arakubitwa, ariko aramuvuga. Yahagaze hagati y'abayuda, yahindiye umushyitsi imbere yabo, yahinze umushyitsi imbere y'umugore w'umuja, ariko arahagarara aravuga ngo ngiye kuvuga Yesu ngo mwabambye, uriya wabazuriye abana, uriya wabakirije ibimuga, niwe mpagaze aha ngaha mvuga. Baramufunga, baramukubita, barababuza ngo ntimukavuga ati ntabwo. None se tutavuze iby'Imana tubwiye, twavuga ibyanyu. Rero ni ukuvuga ngo menase kukwemeza umuryango, ukavuga ariko se wa mwana we wabuze iki, kuki utaza ngo tujye gusengera hamwe? Ese kubera iki ugomba kwisonzesha, ugomba kwicisha inzara? Kubera iki utabasha ukunda, uri umugore wanjye, ariko se ibi bintu byo kwizera, ibintu by'uburokore? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibigeragezo uko biza ku muntu w'intwari, biba bimubikira urwego, level, impano, amasezerano akomeye. Uko urwana intambara, niko no gusubizwa, no kuzamurwa, no kwemerwa, no gushyirwa hejuru, no kwitwa umwana w'Imana bizamukana. Amen. Ntuzibaze yuko uzaba mu ruhande rw'Imana utabizi ibyuya. Ntuzibaze ko uzagendana n'Imana mu mudendezo. Aussi longtemps ko uzaba utuje, uguwe neza, ukavuga Yesu nta kibazo, uzamenye, nababwiye ngo uzamenye ko Satani ari hariya
yakwihishe ariho arakaranga neza ikindi kigeragezo cyo hejuru. Hari urugamba washoje kuva uhura na Yesu, kandi urwo rugamba rurangiriza mu bwiza, rurangiriza mu mbaraga, rurangiriza mu cyubahiro. Hariya Yesu yarangirije. Murabizi ngo ajya ku musaraba ngo yaharaniraga kiriya ngo ibyishimo by'ibyo yasezeranijwe, kwicara iburyo bwa Se. Amen. Dore rero impamvu kenshi, les raisons et le danger de fuir les épreuves. Impamvu na danger yo guhunga ibigeragezo. Impamvu ni nyinshi. Ni ubwoba, ni kamere, ni abantu, ni biriya byose twebwe tugereranya mu bantu, kuba ntize, kuba ntafite amafaranga, kuba ntasa n'abandi, kuba mbega nta. Ibyo bigatuma ntabasha guhagarara mu gihe gikwiriye. Kandi ubwoba, ndagira ngo mbabwire, ntabwo ari prudence. Nanze gusuzugurwa, nanze kwamburwa agaciro, nanze kwemera ikosa ryanjye, icyaha cyanjye, hanyuma ngakwepa. Iyo ukwepye rero ujya hahandi, kera murabizi, kera abantu bafotoraga, iyo bafotoraga bari bafite bene ya pare yifotora, bagahita bajyana amanegatifu ahantu mu kumba kijimye katarimwe amatara, bakazimya, noneho bakadevelopa. Noneho kenshi Satani ngo ajyana uwo muntu hariya mu mwijima, inyuma y'abandi, inyuma y'itorero, inyuma y'umuryango, akahadevelopera amanegatifu. Agatangira kuvuga, kwanza ni bariya banteye, kwanza ni bariya batumye, kwanza nuriya. Responsabilité yawe mu maso yawe ukayibonamo abandi, icyaha cyawe ukakibona mu maso y'abandi. Kandi Yesu ibyaha byose yakubonyemo, yambonyemo, yabonye mu wabayeho n'uzaza, byose yarabifashe, arabyikorera. Ariko twebwe responsabilité imwe gusa iratwirukansa, iraduhungisha, igatuma ahubwo duhindukira tugafata intwaro twari gukirisha abandi, akaba arizo dutera abandi, akaba arizo tubicisha. Ikigwari iminsi yose ku rugamba iyo aruhunze akaba abadizata rero ntabwo ari abantu beza. Abadizata batuma intambara itsindwa, batuma intwari zigwa ku rugamba. Kuko aho nari mpagaze ndiho ndwana na mugenzi wanjye ari ahariho arwana, n'impunga umwanzi nari ndiho mureba gutya, ndiho murasa, n'impunga arahita arasuriya, kandi niwe wari urunesha. Hanyuma bagera ku mugaba w'ingabo. Kutizera, gushidikanya, kurambirwa, kuruha, byose ni impamvu nyinshi zituma umuntu ashobora kuba ikigwari. Ubwibone, kutiyoroshya. Hanyuma rero danger ihari ni ukwibagirwa urukundo rwawe rwa mbere. Ubwoba wa muruho utuma wibagirwa uwo wakurikiye. Noneho aho kureba Yesu ugasigara ureba itorero, ugasigara ureba umupastori, ugasigara ureba mwene data waguhungabanyije. Aho guhagarara kugira ngo niba yaguhungabanyije nuko nawe wahungabanye. Buriya kenshi niko bimeze. Iyo umuntu yakomeretse niwe ukomeretsa byihuse. Umuntu wakunzwe cyane niwe ukunda cyane. Umuntu watezwe amatwi bakamwumva biramworohera kumva abandi. Rero nugera mu itorero bakakubwiye ukavuga ngo hariya hari ikintu kibuze, hariya hari ikintu kibuze, kubera iki kiriya kidahari, uzamenye ko ari wowe ufite ikibazo.
sibyo? Kuki utaba umuco mu mwijima? Kuko Yesu yaravuze ngo tube amatabaza, tube umunyu w'isi. Niba mu baririmbye harimo zagarazagara, harimo impagarara, wowe ukaba uri umuntu w'umunyamahoro, tanga amahoro. Mubwire uti mwene data, reka ibi bintu bizarangira ejo, reka twicare iki kintu tugikemure. Niba ari mwene data ashobora kuba ari n'umushyitsi, ariko akavuga ati ntabwo batwakiriye, ntabwo bakiriye abashyitsi, ntabwo bakiriye abashyitsi hano rwose. Ni ukuri ibyo bintu twasanze akenshi abashyitsi baba jene iyo bahagurukije, ariko naramuka bikubajije uzamubwira uti twanze kukujene, ariko reka nguhobere yewe. Danje ihari nuko wibagirwa urukundo wakundaga Yesu, ugasigara ureba ku bantu, ubatunga intoki intege nke zabo. Kandi nta numwe Yesu atahamagaye, n'umushumba yaramuhamagaye. Twese turamukeneyeho imbabazi, turamukeneyeho imbaraga, turamukeneyeho ubuntu bwe. Hanyuma ikindi nuko danje ituma noneho umuhunga umujya kure, kuko iyo uhunze community, iyo uhunze abantu, uba uhunze uwaguhamagaye hagati muri bo. Mbwiza ukuri ukuntu umuhungu umwe wa Nowa yari gushobora kuva mu bwato akavuga ngo mva harimo impiri, harimo intare zihuma, harimo agasamunyi gakanuka, jewe ndagiye. Yari kugurukira, yari kugwahe? Yari kuva mu bwato akagwahe? Mu nyanja akibagirana. Ahangaha turi mu bwato. Iyo uvuye mu bwato, menya neza ko nubwo ugenda hariya ku butaka, nubwo ugenda hariya muri quartier, nubwo uryama mu buriri bwawe ukaryamana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, ariko ndagira ngo nkubwire, wavuye mu bwato uri mu nyanja y'isi izakumira. Ntushobora wowe kwidezangaja, kwivana muri responsabilité wagiranye na Yesu. Ntushobora kwiremera ngo comfort zone. Jewe niremeye comfort zone. Jewe comfort zone yanjye ni hariya, ni muri ririya torero, ni hariya jewe nzajya nsengera. Ntushobora. Igihe cyose responsabilité Yesu yaguhaye ngo uterane uri wenyine, usenge uri mu ibanga rya wenyine, hanyuma ugende uterane na bene data, mushime mwese muzamure icyubahiro cyanjye. Ntushobora kurema comfort zone yawe, zone de confort yawe ya wenyine. Ntibishoboka. Satani aho ngaho ahafite access mu buryo bworoheje. Nta wundi muntu ugira bene ibyo bintu rero, ni ikigwari. Kandi yumva afite ubwenge, afite rezo, afite impamvu. Kuko umuntu w'intwari ni umuntu ushobora kuvuga ngo nukuri ndatsinzwe, manitse amaboko. Ahangaha pe natsinzwe, nateshutse, aha ni amakosa yanjye, ndayamanitse, ndabyemeye. Uwo ni intwari. Kuko yemeye kumanika amaboko nk'ayo Yesu yamanitse ku musaraba. Abanyabyaha, hagati y'abanyabyaha, yayamanitse hagati y'abanyabyaha. Rero ntushobora kumanura amaboko niba uzi kuri hagati y'abanyabyaha, kuko gukiranuka kwawe wabwirwa n'iki ko atari ko kwagarura bari abanyabyaha. Suppose ko wumva mu itorero hakuguye nabi kubera ibyaha by'abantu, kuki udakiranuka bari abanyabyaha bakakuboneraho gukiranuka? Mwuka wera hari abantu ariho aha warning, ariho aha avertisement. Araguha avertisement cyane, ariko kuko muri iki gihe cya none abantu biremeye kwizera kwabo, abantu biremeye umwuka wera wabo, akavuga ati ngewe umwuka wera niwe yambwiye ibi ngibi, kandi bikaba binyuranyije n'amahoro afite muri we, bikaba binyuranyije n'ijambo umwuka wera avuga muri Bibiliya. Umuntu
wihanganira kuba mu kigeragezo, wihanganira inzira y'umusaraba, iyo nzira, urwo rugendo, iyo mvune izangana n'ibihembo Yesu akubikiye hakurya y'icyo kigeragezo. Kandi nta wundi agiha, ni intwari, ni uwanesheje. Ubimenye gutya ngo ikigeragezo, urugendo wagize rwo kuvunika, rwo guhetama, rwo gusuzugurwa, nta nubwo ari mu gakiza gusa, no mu buzima busanzwe. Nuriya muntu ucuruza inyanya ku isoko, niwihanganira kudapima umunzani utuzuye, wowe ugapima uwuzuye, abandi bakakungukiraho, ndagira ngo nkubwire ngo bizaba rimwe, bibe kabiri, bibe gatatu, ariko ntibizahoraho iteka ryose. Imana izagufungurira umuryango aho igushumbusha ibyo bakunyaze bariya, cyangwa se bagutwaye abakiriya, abiguha inshuro 100 kubera ko wanze guhemuka. Tout ce que tu endures est à la mesure des promesses. Tout ce que tu endures est à la mesure des bénédictions. Tout ce que tu endures est à la mesure de l'appel. Ngo ibyo wihanganira kugeragezwa birangana n'umugisha usezeranijwe. Ibyo wihanganira muri uru rugendo birangana n'amasezerano Imana igusezeranije. Ibyo wihanganira birangana n'umuhamagaro Imana iguhamagaye. Ntabwo uzi rero umuhamagaro uhamagawe muri uyu mwanya. Hariho abazi deja icyo bahamagariwe, ariko kuko tukiri mu rugendo ntiturarangiza kwinjira mu by'Imana dusezeraniye. Amen. Ubimenye rero ko intambara urimo ntabwo irangirira aho ngaho hari amakamba, kandi ayo makamba angana naho wanyuze. Niba waranyuze ahantu hatoya uzahabwa gatoya, niba wararwanye intambara nkeya uzahabwa dukeya, niba wararwanye intambara zikura umutima, menya ngo uzageraho abantu bose bazajya bagutangarira ngo ye niwe se. Uku nukuri, uku nukuri. Mwicaranye n'abantu bamwe ahangaha mukaganira akaguha ubuhamya bwe, niho wamenya ngo jewe ndacyakambakamba, ntabwo ndarwana. Rero dore umurongo wa nyuma nshaka kuturangirizaho n'uyu nguyu uvuga ngo tugoswe ni gicucu cy'abahamya benshi. Tugoswe ni gicucu cy'abahamya benshi, bene data. Na n'uyu munsi bacyandikwa mu Baheburayo igice cya 11 havuga ubuhamya bw'abantu bagendanye n'Imana mu kwizera, mu ntambara, mu bupfakazi, mu bugumba, mu kurenganywa, mu gutegereza. Hari igihe njya ntekereza nka Yosuwa, avuga ntabwo yavuzwe ahantu rimwe gusa mu isezerano rya kera, imbere y'uko Imana imubwira ngo Mose umugaragu wanjye yarapfuye, none ni wowe ugiye gukomeza kwinjiza abana ba Isirayeli mu gihugu cy'isezerano. Yari amaze imyaka 40 ari we urara mu ihema. Uyu munsi umuntu araza gusenga, hanyuma bahura n'abandi akamubwira ngo ariko se wowe uzahura mu rusengero, kandi yaje amasaha nka 3. Bakamubwira ngo uzaba mu rusengero. Yosuwa yahabaye imyaka 40 atavugwa, adashimwa, avunitse. Kuko iyo Mose yajyaga ku musozi yaramuherekezaga, yarangiza akaguma munsi y'umusozi. Nta nubwo yajyaga kumva ririya jambo ngo François mwana wanjye. Ntabwo yumvaga ibyo Mose ari wabwirwa. Yaza yamanuka akamutwaza agacuma n'inkoni bakagenda.
ariko niwe wabaye intwari yo kwinjiza Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Akarengane, kwihanganira akarengane. Dawidi yihanganira akarengane k'umwami yakoreye, yarwaniye intambara, amutsindira intambara z'Abafilisitiya. Ishyari muri Sawuli riramufata, rimugira umurwayi, kugeza aho atuka umwana yibyariye Yonatani ngo uri umugore. N'ubu ngubu no mu Banyarwanda narabyumvise, iyo bagututse, iyo bakwise umwana w'umugore, baba bakwambuye agaciro nk'aho atari we wamubyaye. N'ukuri yamututse ko ari umwana w'umugore. Kubera iki? Kuko Yonatani yari yaramenye ko Dawidi ari uzasimbura se. Aca bugufi, yaciye bugufi. Ntabwo yashatse iriya heritage, uriya murage wo guhanahana ubwami, kuko yari yaramenye, yari afite umwuka w'Imana, arwanirira Dawidi. Dawidi inshuro zose yamuhize yarahungaga, yarangiza akagaruka akajya kumurwanira Abafilisitiya. Iminsi yose akamurwanira Abafilisitiya. Igihe cyarageze, Sawuli ajya ku rugamba, agwayo. Muzarebe inkuru ya Dawidi uburyo yamuririye, sincèrement, bivuye ku mutima we, kuko n'uwaje kumubwira inkuru yigamba yahise amwica. Urebe ruriya rugendo rw'ibigeragezo ntirwigeze, yarabizi. Ruriya rugendo rw'ibigeragezo, bene data, yarabizi yuko kuri we hariho amavuta y'ubwami. Yarabizi ko Imana yavuze ngo dore umugabo ufite umutima nishimira. Yarabizi, yabonye okaziyo nyinshi cyane zo kumwica. Paulo yaravuze ngo bahora batwica ariko ntidupfa. Dawidi nawe yabonye inshuro nyinshi yo kwica Sawuli ariko ntiyamwishe. Uzi, ntabwo kwica umuntu ari gufata icumu ngo urimutere cyangwa umurasa urusasu. Ijambo rimwe ribi ririca. Muzicare mwisuzume umuntu, umwana umubyeyi yabwiye ngo wagicucuwe, cyangwa se wakigoryiwe, cyangwa se ntacyo uzimarira, cyangwa se wowe uzava mwiki. Iryo jambo ni inkota mbi cyane, yica destine y'umuntu, ubuzima bwe bwose. Iyo atagira ubuntu ngo abimenye, yirogoze hakiri kare, nibyo bikurikirana n'umwana we. Rero ntabwo kwica umuntu ari icumu ry'icyuma gusa, no kwica dignity, kwica icyubahiro cye, kwica ubumuntu bwe. Dawidi yabaye intwari muri diversity, yabaye intwari mu bigeragezo, yabaye intwari mu gisuzuguro, yabaye intwari mu buhungiro. Icyo gituma Imana yamuhembye kabiri. Umwana abyara mu mubiri aramusimbura, hanyuma umwana abyara mu buryo bwo mu mubiri no mu mwuka azaba umwami w'iteka ryose, ari we Yesu Kristo. Rero hano hariho umuntu wavuze amagambo, ni umwongereza witwa yagize ibintu amateatre n'amagambo menshi. Nicyo kimwe n'uwo mu Faransa witwa Molière, uwitwa William Shakespeare. Yaravuze ngo les lâches, ndashaka kubivuga muri aya magambo igifaransa ndayasobanura, ngo les lâches meurent plusieurs fois avant la mort, mais le brave ne goûte à la mort qu'une seule fois. Ngo ibigwari bihora bipfa buri gihe mbere yuko bipfa,
bihora bipfa buri munsi. None se umuntu uvuga ngo yibaba wowe yo turapfuye, ariko se noneho ko navuye ku kazi, noneho bana banjye turashize, so gupfa. Iryo jambo yatura, uwo mutima afite yo wo guhungabana, uri bumuzanire ku strategy y'uburiganya, y'ubugwari, ari bukore ibintu bigaragaza umuntu w'umupfu. Rero ngo ibigwari bihora bipfa, ngo mbere yuko bipfa burundu, ngo ariko intwari ngo zipfa rimwe gusa. Kubera iki? Ku rugamba abavuga ngo umwanzi wanjye natanyica nijye umwica, sinzamwirukanka imbere, sishobora kumuhunga. Nukuvuga ngo nubwo afite ubwoba ariko yiremwamo imbaraga zo kuvuga ngo jyewe ni jyewe cyangwa niwe. Kandi iyo umeze gutya uri ku ruhande rw'Imana, kuko Yesu atanejwa, ntushobora kuva aho ngaho upfuye. Ntabwo amateka yawe ashobora gupfa, ntabwo ushobora kurangira aho ngaho. Les lâches meurent plusieurs fois. Ibigwari bihora bipfa buri munsi, kuko niba ikintu gikubise ukirukanka ukabuhungiye hariya, uri kuyihe side? Uri ku ruhande rwa intwari cyangwa uri ku ruhande rw'abanesheje? Uri ku ruhande rw'abanesha, les lâches, les vaillants. Ngo la véritable vie est vécue avec courage, malgré les risques, et non une existence de peur. Ngo ubuzima nyabwo ni ubuzima umuntu abaho mu butwari, nubwo haba hari ibigerageza, gusumbya ubuzima burimo ubwoba. Niko Shakespeare yavuze. Hanyuma hari undi wavuze ngo yari ariho abwira umwana we ngo les vaillants, ngo les lâches ne vivent pas toujours. Ngo les vaillants ne vivent pas toujours, mais les lâches n'existent jamais. Ngo intwari ntizibaho iteka ryose. Ni nacyo gituma bazivuga ko ari intwari, kuko mu gihe cye yabaye intwari, ahagarara neza mu gihe cye, mu ruhande rwe. Igihe kigeze aragenda, abasigaye nibo basigaye bavuga ubutwari bwe. Ngo intwari ntizihoraho iteka ryose, ngo ariko ibigwari ngo ntibibaho na rimwe. Niyo bakiri mwaya amaraso n'uyu mwuka, ariho atariho, hitamo ugomba kubaho. Hari umuntu nifuje kuvugaho cyane, n'umugabo witwa Finehasi, umusore witwa Finehasi, yari umwuzukuru wa Aroni. Igihe cyarageze Abisirayeli bivanga n'abanyamahanga n'abamidiyani, noneho Musa arababwira ati mureke mwitandukanye n'abamidiyani. Umugabo umwe w'Umwisirayeli azana umugore w'umudiyani kazi, basambanira imbere y'ubuturo bw'Uwiteka. Ngo ishyanga ryose rirarira kuko. Hanyuma uwo musore Finehasi ntabwo ari Mose wamutumye, nta nubwo ari sekuru Aroni. Yaragiye afata icumu araza araribatera. Ubwo butwari bwe ngo bwatumye Imana umujinya, kuko abantu benshi baguye aho ngaho. Ngo umujinya, Imana iravuga ngo umujinya wanjye urarangiye. Biri mu gice cya 25 mu kubara, igice cya 25 havuga uwo musore Finehasi. Ngo utumye umujinya nari mfitiye Abisirayeli ushira. Ngo kandi ngo haye isezerano ry'iteka ryose, ry'ubutambyi bw'iteka ryose mu rubyaro rwawe. Amen. Abisirayeli bayitotombeye Mose, kandi mu by'ukuri ni Imana bitotomberaga. Mu kuva igice cya 16 baritotombye abo.
bariya batware 12 Mose yohereje gutata Kanani, bakayibona ko ari igihugu cyiza. Ba 10 baraje bavuga inkuru y'incamugongo. Dore rero ikigwari kivuga inkuru y'incamugongo buri gihe nubwo yabariyo. Muzareba abapapa hano iyo birukanywe ku kazi cyangwa se yabuze amafaranga, yagiye guhiga amafaranga akayabura, akaza imbere y'umwana we, ntabwo mu by'ukuri umupapa w'intwari ntabwo abwira umwana ngo yewe mwango noneho turaburara turabwirirwa, arambwira ngo ejo nzakugurira agapira, urashaka iki? Ndashaka agakeke, ejo nzakakugurira, abizi neza yuko no kuburara baza kuburara. Kuko ntabwo ashaka kubwira umwana we amagambo yo kuca umutima uwo mwana. Amen. Baje bavuga inkuru mbi Abisirayeli, ubwo ndiho ndagira intwari n'ibigwari. Aba 10 babaye ibigwari kuko bazanye inkuru y'incamugongo, bituma Abisirayeli bitotomba. Benshi bose, hafi ya bose ngo bari bafite imyaka 20 kuzamuka, ntabwo bageze mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa na Kalebu bonyine, kuko nabo bari babonye ibyo bintu biciye umutima, ibyo bintu biteye ubwoba. Abo banaki, abo bantu bakomeye bari bababonye, ariko baravuze ngo hamwe n'Imana yacu tuzabanesha. Bavuga inkuru nziza, bavuga inkuru ihumuriza. Ashitofeli yabaye umugambanyi kuri Dawidi. Yari umujyanama wa Dawidi, ajya kuba umujyanama wa Abusalomu warwanyaga ise. Ibigwari gusa. Intware 3 za Dawidi yaravuze ngo ndifuza amazi yo kunywa y'i Betelehemu. Kandi aho i Betelehemu ku marembo yaho ryari riri hari Abafilisitiya ariho bakambitse. Hanyuma abasore 3 b'abasirikare barahaguruka, baragenda baca mu nkambi y'abanzi, baragenda bavoma y'amazi barayamuzanira. Aho babavuze, bariho bavuga mu busaza bwe, bariho bavuga makuru ye n'ubutwari bwe, bavugamo intwari zagendanye nawe. Bavuga ukuntu abo basore bagiye bakinjira mu bagome, bakavoma amazi bakayamuzanira, hanyuma akavuga ati aya mazi nyanyoye nabanyoye amaraso y'aba bana b'abasore. Aya mazi nta wundi yakwiriye n'Uwiteka ngo yasuka hasi. Daniel n'abagenzi be mu gice cya 3 n'icya 6 bavuga uburyo bahagaze hagati y'abanyamahanga kandi baba bafite ko control, banga gupfukamira ikigirwamana, banga kwihakana Imana yabo. Nkuko Petero namuvuze muri Luka 22 yaramwihakanye, ariko mu byakozwe n'intumwa yarigaruye. Ahangaha nashimye Imana kubwa Petero ko yabaye intumwa ivuga ubutumwa bw'uko umuntu ashobora gucika intege akongera akigarura, agasubira akava muri kote y'ibigwari akaba intwari. Amen. Yuda yabaye umugambanyi wa Yesu kubera ubugwari, kubera gukunda inda, kubera gukunda ibintu. Dema yihakanye Paulo, yaramutaye. Luka yagendanye nawe n'abandi. Ikintu aba bantu basangiye bose ari intwari, ari ikigwari, barakunda, bagira imbaraga, bagira ubwenge, barubaha, baca bugufi, barakora, bagira umwete, baritanga. Ikintu batandukaniyeho ni uko igihe kigera umwe akarambirwa, akarekura, kamere kazamuka, bikamunanira kuyitsikamira, bikamunanira kuyikontorora, akarekura,
ni hahandi bavuga ngo ngo habaho ubucuti, ngo nta nshuti zibaho, ngo ariko habaho ubucuti. Ushobora kuba inshuti n'umuntu igihe kikazagera mugatandukana, ariko iyo mutandukanye neza hari igihe mugera ahantu mukongera mugahura, cyangwa abana banyu bakazahura. Kandi Imana bene izo connection zijya zibaho. Bagira ubwoba bombi, n'intwari igira ubwoba, iranaruhaye, iranavunikaye, ariko ntirekura, ntirambika. Ikintu kibatandukanya igihe iyo kigeze, mbega ni ya magambo abanyarwanda bavuga ngo igihe kigamburuza intwari. Uwari intwari agahinduka ikigwari. Ntukabe mu bantu igihe kigamburuza, ko na Yesu ntabwo yigeze agamburuzwa. Wantwariwe, uhagarare kigabo, ntucike intege. Ushobora kuvuga ngo ese ko nta kintu, ntazi impamvu biriho bigenda gutyo. Nyine ntugomba kwimenya, kubera yuko uriho uguteza iyindi ntambwe niwe uri ugupushinga. Umwanzi arabona ko hari ahantu Imana ishaka kukugeza, akakwitambika imbere, kandi arakwitambika imbere mu byo ureba, mu byo usansinga, mu bo mwicaranye, mu bo muvugana. Azabakoresha kugira ngo atume uca ku ruhande. Ntugace ku ruhande, hagarara. Reka turangiriza ahangaha. Abayiburayo ntabwo turi buhasomye, ni igice cya 12, uzagisome cyose, ariko mu buryo bw'umwihariko ndashaka kuvuga ku mirongo ya 11 ya mbere. 11 ya mbere, ngo tugoswe n'igicucu cy'abahamya benshi. Ndagira ngo nkubwire ngo abahamya ahangaha bavugwa ntabwo ari abadusoma muri Bibiliya gusa, kuko handitswe bakeya. Icya kabiri ni uko mu batuzengurutse tubona abahamya bageze aho wowe ushobora kuvuga ngo aha ndamutse nanjye mpageze, ngahura n'iyi ntambara, sinzi uburyo nayitwaramo, sinzi uburyo nayihagararamo. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, hari ibintu ngira ngo 5 nshaka kukubwira ngo uzahore wibuka, ugende ubyigireho. Wiyambure, twiyambure ibituremerera byose, ibintu bituma tubiba ibigwari. Niyo twambaye ibintu bihora bituremerera iminsi yose. Nibihe? Ni kamere, ni uburyo twakuze, ni ibyo twemererwa, ariko ijambo ry'Imana ritemera. Ni uburyo duhagaze, ni uburyo twavutse. Ibikuremerera. Niba umuntu ushobora kuba ofisike kubera yuko umuntu yagusuzuguye, kubera ko umuntu ataguteza amatwi, kuko umuntu yakwiciye gahunda, kuko umuntu atakwakiriye uko ubishaka, kubera ko atagukunze, hanyuma ukivumbura, umenye ko kwivumbura ushobora kutakita icyaha, ariko ni ikintu gihora kikwizingiraho buri gihe. Guhubuka, ukavuga amagambo, ukabwira amagambo ari blessant abandi, akomeretsa abandi. Gufata ibyemezo bihubutse, ibyo bintu byose ni ibintu wiyongereho n'ibindi wowe, ni ibintu bikunda kutwizingiraho vuba. Bya bindi tuvuga ngo rega wacu niko bameze, erega jewe niko meze. Si kugomba kumera muri Kristo. Hari ibintu tugomba kurwana nabyo, tukabyiyambura. Amen. Kuko tugoswe n'abahamya babyiyambuye kandi bakanesha. Amen. Twiyambure icyaha kitwizingiraho vuba. Hari icyaha gikunda kukwizingiraho vuba. Agasuzuguro, arrogance,
ubwibone kubera yuko umuntu wowe bitagushushanyije uko ntabwo wagiye ngo wibe cyangwa ngo ufatane n'umuntu murwane cyangwa ngo usambane. Akenshi orgueil, arrogance, ubwibone, agasuzuguro ntabwo bigaragara ariko ni icyaha kibi, kuko nicyo cyambuye Sawuli ubwami, nicyo cyambuye abantu benshi amasezerano. Icyaha gikunda kukwizingiraho. Hari icyaha tugwamo gutyo tutagitekereje, ariko hari ikindi gihora kitwizingiraho ukaba ukizi, ukiyambure, urwane nacyo kugira ngo ntikiza kwinjiza muri kategori y'ibigwari. Ngo dusiganirwe aho dutegekwa, aho Yesu yarebaga igihe ari ku musaraba, aho yategekwaga ni hehe? Ni mu bwiza, ni mu cyubahiro, ni kwa Data, ni amasezerano, ni muri bwa buturo twabwiwe ku cyumweru duteguriwe. Usiganirwe, usuzugura ibirahangaha, ubyambura agaciro. Igihe cyose wahungabanye, ugahungabanywa n'ibintu, ugahungabanywa n'abantu, ugahungabanywa n'inzara, ugahungabanywa n'ubushomeri, ugahungabanywa reka mbabwize ukuri, usuzugura uburwayi kuko ntabwo buturuka kuri Yesu. Usuzugure ikintu cyose Yesu yagiriye ku musaraba, kuko byose yarabyikoreye. Ari ibyaha, ari n'indwara, ari n'ibyago. Rero ujye uhora ureba hariya, wibuke ibyo Yesu yavuze, wibuke ibyo Yesu yakorewe, ureke kubirebaho, ubereke kubitungaho urutoki, ureke kubyicaramo, ureke kubiryamamo, ubifatire autorite, ubibwire nurangiza ukomeze. Amen. Twihangane, dusiganirwe aho dutegekwa kujya, aho dutumbira, hanyuma twihangane mu gihe ntaragira kuri ya ntambwe, kuri ya esikariye. Niba nkiri kuri esikariye ya mbere cyangwa ya kabiri, nihangane kuko amaherezo hari esikariye nzongera kurizwa, kandi nzayira kuko natsinze kiriya kizamini. Amen. Twihangane. Kwihangana ni mu gihe cyose wihangana udatunga urutoki uwundi muntu. Ni mu gihe cyose udatunga urutoki uwundi muntu umucira urubanza. Ni mu gihe cyose we wibwira ngo niki nakora kugira ngo uriya ndeke gukomeza kumukodesha mu bitekerezo byanjye. Muzi ko duhora dukodesha abantu bakatubera mu bitekerezo, bo biryamiye, bigiriye ku kazi, baguwe neza mu ngo zabo, baguwe neza mu madiplome yabo, wowe ukamuryamana, ukamubyukana, ariko koko kubera iki? Ntukaryamane, ntukagendane, ntugakorane uwundi muntu mu bitekerezo byawe, kuko azakwica kandi we yikomereje, azatera imbere kandi atabizi yuko mufitanye ikibazo. Ijambo riravuga neza ngo utumbire Yesu wenyine, kuko niwe banze yo kwizera unayisozera. Amen. Yihanganiye umusaraba. Twari bwageraho twikorera umusaraba, twari twageraho tubambwa, twari bwagere aho tuvishwa amaraso n'ibigeragezo. Hanyuma ngo ibyishimo byamushyizwe imbere kubwo kwihangana muri biriya bigeragezo mu butwari. Ntiyitaye iki kintu. Navuze Imana, ndagushimira ko nanjye wankweyeho isoni, ndagushimira ko nari mfite isoni zinyica, ngo ntiyitaye ku isoni z'umusaraba. Twebwe ntabwo dufite isoni z'umusaraba, ahubwo twari dukwiye kugira isoni z'ibyaha byacu. Tumaze kubyihana ku musaraba, ntabwo twari dukwiye kugira isoni z'uko nananiwe gukora ikintu neza. Ntabwo nari nkwiye gukorwa n'isoni kubera yuko ntazi gusenga neza. Kandi niba wagize isoni z'ikintu, gikemurane n'ubishinzwe, gikemurane n'ubishinzwe.
niba ubishinzwe bidashoboka musabe ubufasha mu bakozi b'Imana. Amen. Byatumye yicara hehe? Iburyo bwa Data. Ndarangije. Ndagira ngo muhaguruke, hanyuma mbabwirire ijambo ngo kureba hirya y'imibabaro nka Yesu. Kureba hirya y'imibabaro nka Yesu. Urebe hirya y'imibabaro nka Yesu. Urebe hirya y'ibigeragezo nka Yesu. Nureba hirya y'ibyo bigeragezo, nureba hirya y'iyo mibabaro, urahabona uwabambiwe ibyaha byawe n'uwabambiwe uriya munyantege nkeya wibaza ko ari umunyantege nkeya. Amen. Nigeze kuvuga ko iminsi yose urwego ugezemo rw'ibigeragezo, iyo uri intwari, rurangiriza mu mbaraga, mu cyubahiro, mu masezerano, mu muhamagaro ukomeye cyane, mu kwibukwa iteka ryose, mu kwandikwa muri aba bahamya, muri aba igicucu cy'abahamya benshi. Uyu munsi hari abantu bahuye na Yesu, mushobora kwicarana, wamwumva, wakumva ubuhamya bwe. Ejo twahoze twumva abinginze ubuhamya bwa bamwe, ndavuga ngo Mana warakoze, kuko ushobora kujya ku musaraba ukegeranya abari hafi n'abari kure, ugahita wumva ubutwari umuntu yagize mu bihe biteye ubwoba, mu bihe bikomeye cyane, mu bihe by'ubwana, ariko akanesha aho abantu bakuru banesheje. Ukumva usubijwemo izindi mbaraga, ukumva Yesu aracyari wa wundi, ntabwo ahinduka. Rero kumwizera no kumukurikira no kumukorera nta soni zirimo. Ndashaka gusaba ngo umuntu ushaka gutumbira Yesu wenyine, umuntu ushaka kuzandikwa muri iki gicu cy'abahamya benshi, muri iki gicucu cy'abahamya, mbega no kuvuga ngo n'abantu, n'amateka yabo atuzengurutse, twumvise, tubona, atugenda iruhande, natwe interpere, natubwire ngo ariko jyewe sinaba muri uruhande. Nube mu ruhande rw'ibigwari, kuko ibigwari biribagirana. Nubwo yageze igihe arwana intambara zo kwizera, ariko igihe cyarageze aratsindwa, ntabwo afite idarapo. Ni ukuvuga ngo umuntu w'intwari ni umuntu, abantu twese, ndumva abantu bari hano twese turazi wa mukino w'agakoni. Ikipe imwe iri hariya, iyindi iri ahangaha, hanyuma umwe akajya aturuka hariya akazenguruka iyindi ikipe, akagenda agahereza mugenzi wako gakoni, bakaza kureba abatanga abandi. Ni ukuvuga ngo intwari nirwana urugamba kuva itangira ikarinda irangiza, hanyuma inkoni yayo cyangwa idarapo ry'inkambi yayo akayisigira usigaye inyuma ye. Mu gihe rero iyi darapo Yesu yaguhaye udafite urisigiye mu butwari, menya neza yuko wavuye muri kategori y'intwari. Gumane idarapo ry'intwari, rigumane, kuko hari umuntu ugomba kuzarehereza. Niba atari umwana wawe, ni inshuti yawe. Niba atari inshuti yawe, ni umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, cyangwa se n'umuntu muzahurira muri bus ukamubwira uti n'ukuri ubu butwari ndashaka kubugusigira. Amen. Ushaka Yesu kugira ngo amusige, nawe amuhereze ku butwari bwe. Umuntu Yesu aguha umugisha mwene data. Uri byonyine no gufata no gutinyuka, guhagarara, guhaguruka mu bantu. Ngwino pastor. Gutinyuka guhagarara mu ruhame rw'abantu nk'aba ngaba.
nta butwari burenze ubu ngubu. Abera, Yesu aguha umugisha mwene data, abera mu ijuru ntabwo bajya bamenya ibyo tubamo aha ngaha mu isi, ariko ikintu bamenya ni umuntu wakijijwe, ni umuntu wafashe icyemezo. Muri uyu mwanya babimenye, ijuru bariho barakoma amashyi, bariho barabyina, bariho baranezerwa. Oh haleluya, haleluya. Nawe uba intwari, ntiwemere kuba mu ruhande rw'ibigwari. Oh haleluya, kaze mwene data. Oh haleluya, oh haleluya. Merci Seigneur. Aba bose ni intwari zawe Kristo. Urakoze kubera ko ari intwari zawe. Uyu munsi bakubise hasi umwanzi, bambuye agaciro wari warabatwaye ubutwari bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka rero ngo urakoze mwami Yesu kuri aba bana b'abasore n'inkumi. Urakoze ko wakiriye ubuto bwabo muri iki gihe cya none, aho benshi batwawe n'umwanzi. Yesu abaha umugisha bene data. N'ubwa mbere muje, ndagira ngo musubiremo mwature, mwature yo mwafate mu bitugu, musubiremo ngo mwami Yesu, mubivuge cyane nk'intwari. Mwami Yesu, ndagushimiye ko wankunze, wambereye intwari, wagiye ku musaraba kubw'ibyaha byanjye. Umena amaraso kubw'ibyaha byanjye, ukubitirwa indwara zanjye, ibyago byanjye, amateka yanjye y'umwanzi Satani wayajyanye ku musaraba, kugira ngo jyewe nari naratandukanye n'Imana kubw'ibyaha ngirirwe imbabazi. Ndihannye, nihannye ibyaha byanjye, ibyo natekereje, ibyo navuze n'ibyo nakoze. Uyu munsi ungira icyaremwe gishya, ungira umwana wawe, izina ryanjye rigume mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye ko wambereye intwari, nanjye umpe kuba intwari guhera none kugeza igihe uzagarukira. Ndakwizeye nk'umwami wanjye, ndakwakiriye nk'umwami wanjye, ndagukurikiye nk'umwami wanjye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Imana, ndagushimiye. Nimubarambikaho ibiganza. Ndagushimiye ku bw'aba bene data. Mwuka wera, ngwino ku bugingo bwabo, uhamirize iki gikorwa, uku kwizera bagize, mu gukwizera, mu kugukurikira. Uzabahe no kubera intwari mu kukuvuga, mu kugukorera. Mu izina rya Yesu Kristo tuburijemo imigambi ya Satani. ntibazigera bagwa mu mitego, ndetse nk'uko nawe yatsinzwe igihe yaguhigaga, nabo ntazigera babona. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mwuka wera, kubanye nabo, kugendanye nabo, kandi ubahamirije ko ari abana b'ubwami. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Yesu abahumugisha bene data. Reka rero ndagira ngo dusengane n'abantu bumva hari ahantu bifuza gukosora, bakosore nk'uko Petero yakosoye. Abari mu buryo mu ruhande rw'intwari, abari mu ruhande rw'intwari, mushime Imana kandi muyisabe ngo mukomeze kuri urwo rugamba, mukomeze kuri urwo ruhande rw'intwari. Hanyuma uwatsinzwe, uwacitswe, uwananiwe nk'uko Petero yananiwe,
uyu munsi haracyari ibyiringiro, hari ukongera gusubizwa mu mbaraga, hari ukongera gusubizwa muri kategori, muri rwa ruhande rw'intwari. Uze nawe hano tugusengana nawe. Warakiriye Yesu, ariko hari igihe watsinzwe, hari igihe wabaye mu ruhande rutari urwa Yesu, hari igihe wabaye mu ruhande rw'urucantege, hari igihe wabaye mu ruhande rwo guhuzagurika, hari igihe wakutse umutima, hari igihe wagize ubwoba, kandi ubwoba buteza umuntu ibyaha, ubwoba buteza umuntu kwambura agaciro Yesu wagutumye. Reka nsabe Apostle François Nkurunziza aze abasengere, hanyuma ahereho anaduhesha n'umugisha. Nukuri kandi wumve ko uyu munsi ubutwari bwawe ubwanduze n'abandi. Yesu abaho umugisha. Kadusenge. Mwami Yesu niwe ntwari uruta izindi, ni wowe ntwari Bibiliya ivuga mu kugendana na Isirayeli, ni wowe wabaneshereje abanzi babarusha amaboko, barusha ubwinshi, babarusha imbaraga zose, ariko wari intwari hagati yabo, bituma banesha amahanga akomeye. Kandi wowe ntaguhinduka, ndakweretse abana bawe mwami bashaka kugera ikirenge mu cyawe, kugira ngo bagendere mu butware bwawe. Mu izina rya Yesu, umwuka w'ubutware wamanukire aho hose bagiye bagaragaza intege nke, bagiye batsindwa n'umwanzi cyangwa na kamere, aho hose bagize ubwoba aho guhagarara mu butwari. Wereye none umwuka w'ubutwari w'imbaraga ubazeho. Ijambo riratubwira ngo ntitwakire umwuka w'ubwoba, ariko twakire umwuka w'imbaraga n'umwuka w'urukundo. Mu izina rya Yesu, umwuka wera ubahe ubutwari, uva none bagende mu butwari bwa Yesu Kristo. Aho batinyaga mwami bagira ubushizi bw'amanga, aho bakangwaga na Satani aba ari bo bamukanga. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibambika ubutwari, kandi muzarangize mwitwa intwari zayo, intwari zo kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Mwizere ko umwami yabambitse ubutwari. Bihera mu kwizera, nyuma bigakomeza mu buzima bwa buri munsi. Reka dushimire Imana ijambo twakiriye, dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Tunashimira n'umukozi wayo, tumukomerere Imana amashyi. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, turizera ko rizakomeza gukora akazi. Turashimira rero abo bose bakoze umurimo mu nzu y'Imana uyu munsi, tukatugushimire nawe uyu munsi waje mu nzu yayo kugira ngo ubane n'ubwoko bw'Imana, hanyuma ubashe kumva inama z'Imana, ko Yesu yitwa umujyanama w'ukuri. Asiga rero tubaruke twese, tubahe umugisha kugira ngo dutahe mu ngando zacu tukomeza kuba intwari za Yesu. Intwari mu magambo, intwari mu bikorwa, intwari mu mihigo, kuko intwari zigura imihigo. Ntabwo umuntu aba intwari gusa kuko yabirose, aba intwari kuko hari imirimo igaragaza ubutwari. Rero uhereye none imirimo y'ubutwari tugaragareho. Zama amaboko yacu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo
n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyane twese. Amen. Twifurizanye umugisha w'Imana.